ariko kavi ndagira ngo nkubaze buriya hari igihe mbona abantu bose bo mwibereshi nkareba nkabona batatekereza ibitekerezo byabo bihora ahantu hamwe buriya uretse mbabarire nkubwirira ijambo abakene iyo muryamye muratekereza ariko vingo nyanuga kabye kavi iryo zina nararibabujije harya wagarutse witwa Ngabo Josue ariko rero nawe izina buranira ikushije ibyo nakubazaga iyo muryamye muratekereza twebwe arega nuturebe gutya turatekereza kandi nta nubwo dukennye buri hano mwibereshi uzaracunge ubuzima uko wagiye uhasiga uko wagiye ugenda nuko ugarutse urumva udatekereza ko uko wadusize ariko tukimeze hari abantu nabuze muri iyi karite kuva naza nk'ukuri kw'Imana ko duhari si wabuze oya none se wa mujama bitaga waji waji talala awo wanda dukubitaga ibintu uribuka tukijya kwanuza kwa gaswitiri kwa gaswitiri ako ngiye nakundaga kwa babu kwa babu none unakundaga hadanje umuntu yajyagamo ariko hari hahenze kwa Shafiko tukireba filime ebyiri kuri Sengande wapi Shafiko yarahenze kuko yarafite ibyuma byose urumva ikintu nakundiraga ni isuku yaho none wari uzi kwa gaswitiri wabaguru kuyekenyera igishe kwajya kumva inyuma ngo bari yawe kameme neme babana batagira ibinyabupfura nubwo twaribo gusa ikindi njewe nakundaga nahagira ariko mbere nariyemera goteze byo yendaga n'igisheke cyanjye uranyumva neza hanyuma hari amateke bitaga nzaba nubakura yibuka abiteke bya danje byari hatari none igiceri cya 20 baguhezaga umuteke wa danje ukawijana muri sire tugakuramo twendi cyuya cya danje ngazo amafilime none hari byana none icyo ntangira kwa gaswitiri cya kwa baba hari byana byicaraga inyuma gomva biri kunywa amafege kavuga si yewe cyakoze mu bo twarebanye filime wajitalala niwe muntu wa mbere wari uzi gufata mu mutwe none wajitalala usiko twajyaga kwicara mu ndoki akakubwira filime nk'eshanu uribuka cyagindi bite Jimmy aja Jimmy aja napanikele rimani kundinde satana kogoshe la प्यारी है कहो ना प्यारी है urumva nawe uracyazibuka urumva ukuntu twajyaga muri sine rwose ibihindi bikaba ibihindi none ukuntu twajyaga kureba ukuntu muri sine byabaga bimeze hari ukuntu nabaga nabuze ibice ariko niwe wakundaga kubikora wibuke niwe ntago nabona urukuyora ibishishwa muri sine urumva kugira ngo cyagindi cyane ni kalengiko kalubashi kalengiko hacha babu kalengiko kalubati kalengiko yamata kandadinga jahe kalajala shikidum niyo mpamvu nawe nida twari twaragutwara uzukuza njya kubona none twatuvuye muri sine ubona ngahita mbona nawe ibyo twareze byose uje kubyapurikira kuri nyota noneho ngavuga buriya mutipa bwarare undi nakwimenyeje ubundi byanyota ubizanye gute kweri yenda kubwira ibintu byanyota mwibagirwa kuko nyota ntago ndi ku rwego rwe uranyumva ko namukundaga urana umukobwa wo kujyana nawe reka biriya byari iby'ubwana kavi urumva ubu ngubu nyota nta nubwo afite ubushobozi bwo gufungura umushumi w'inkweto zanjye ikindi wanakumenya neza nuko muri iri bereshi
nta mukobwa n'umwe dushobora kujyana mu nzira imwe. Iyi mico yo mwibereje, iyi mikumbwe y'abakobwa bo mwibereje, ikumbwe nyine imico abo si abakobwa ngomba kujyana nabo. Je nshaka abakobwa bo hanze yibereje. Reka ibyo ngibyo tubyihorere. Buriya Kavi, buriya koko niyo natangiye mbabaza ngo abantu bo mwibereje muratekereza ibyo wanshubije wabimbwiye. Ariko se gute nk'abantu b'abaturanyi ba hano ntuye nyine, gute mutafashe umwanya umwe n'amasaha ngayo ku buryo mwaza mugakorera umuganda hano? Si ni ku kagari cyangwa ni ku murenge? Kuki? Ku buryo urukumva ko twari gusiga, ariko nyine naje ngusanga sibyo, nawe unyakire neza. Ese ndi kukwakira neza gute? Ndi kubona umwanda, dore ibyatsi ntiwareba hano ukuntu hasa. Ubwo koko mwavuga ko mukora umuganda? Cyangwa niyo mpamvu kugira ngo mwibereshe mukire muzahora muri abakene? Muzahora muri abakene. Ariko rero rwose muri abanebwe nimukora. Tumva ko twagutereranye wenda hano mu rugo, ino nzu yabagamo umupangayi, none se twari kujya tuza mu rugo rurimo umuntu. Oya tubireke Kavi, tubireke. Ahubwo ikintu nje gukora no kugira ngo menye vingunya wavuye inaha ari wa mwana wambaye ibyo bintu ngiye kukubwira, kugira ngo rero namwe mukajye mukinisha abantu. Iyo nabaga turakora ntago mumeze nk'abantu bo mwiribereshi birirwa bazerera babunza ubugambo. Nta gukora n'ukwambara bakageza amapantaro hano, ariko mutwe ni zero. Gukora birabarya. Iyo nabaga twarakoraga amanywa na nijoro kugira ngo ubeho neza. N'aka gasura uri kumbona na gutya, n'akazi ni ugukora, ntago ari ukuza gusabiriza mu ngo z'abandi gutya na gutya. Ariko mwebwe nukubona umuntu yitambuke nipatie sanfra. Utese ariko oya gusabiriza ubundi ntago ari umuco, urumva? Ntabwo ari umuco. Mutinyuke mukore, muzabaho gute? Uretse nkanjye wenda waruje kugira ngo nk'umuntu nyine wari waragiye, urumva? Nanjye kukubaza uko ubundi mwakara akazi mwakoranye, mwabagaho n'ibyo mwakoraga. Ndi kukakubwira iki? Kugira ngo nanjye ndebe nyine niba hari ukuntu byagenda. Hasi nk'umuntu mwakoranye twaratsukanye, sibyo? Twajyanye guhiga imbwa. Ariko ntago ndi ku rwego rumwe nawe. Buriya Kavi, no kugira nganire nawe ni muwe nakugiriye, kuko urwego ndiho. Gerayo. Urumva? Ni muwe nakugiriye. No kuba twarabanye muri buriya buzima, ariko Kavi ninjya ntambuka ujye uvuga Patara aratambutse, kandi ibintu by'amagambo wapi. Ikindi kandi numvise uvuga ngo ibintu bya Nyota. Uriya mukobwa cyararangiye, urumva? Ubu Nyota wenda wongeye uramuvuze, urumva? Uhita unyibutsa ukuntu twavuga ko rero filime wangize ukaza noneho ibyo twabonye byose ukabimwapurikira. Buriya Nyota ntago Nyota biriya rero wabonaga byari iby'ubwana, ariko muri kino gihe Nyota nta nubwo yemerewe gufungura umushumi w'inkweto zanjye. Naho natambuka Nyota ntago agomba kuhatambuka, ngomba kunyura hano Nyota agahita hirya akagenda. Ubu ntago ari ku rwego rwanjye. Abakobwa bo mwibereshi nkubwize n'ukuri, nta numwe nshobora kuvugana nawe wo mwibereshi. Ngiye nkubwije ukuri. N'ukuntu wamukundaga ibyo byari iby'ubwana. Ahubwo nibaza Kave bireke. Urabona ko yego ntabwo mwigeze mukora amasuku hano cyangwa mukora umuganda, ahubwo ubundi gushaka ko uzagaruka hano ukakora umuganda hanyuma nkakwishyura. Ariko nizere kujya unyishyura menshi nk'umuntu mwakuranye. Ni ukuvuga ngo Kavi, amafaranga arahari, ubukene bwawe bugiye kurangira. Nihumva se. Sawa. Amanyo Karame, kuhagira ngo nta makuru ufite hano mwibereshi mwa? amakuru yaheze kandi
Vingunya yarayaje urumva yarayaje none ukuntu yaje n'uburyo namubonye navuze ngo burya ubuzima burahinduka uribuka Vingunya wa wundi mwifatira kuko mwiboneye ubu ngubu byarahindutse yarabyibushye noneho ngahantu bakoraga ngo yarasigaye yaragiye ngo yari mu kihe gihugu noneho ngahantu bakoraga ngo yapakiraga ngahantu ngo zahabu ngamabuye y'agaciro nibyo urumva noneho amafaranga ngo nimugoroba hagera ngo yajya kubara ngo ukuntu babaga bameze ngo hajya kubara agasanga ngo hari bose bagiye umukubita udufaranga ubu ngubu yajaje ese ko mbona uri kubigira brag nkaho nta kintu cyabaye urumva hari cyabaye noneho ikindi ubu nta n'umuntu hano muri iyi karitsiye wagereranya na Vingunya kugira ngo ubyemere noneho rahira ku mafaranga Vingunya afite amafaranga nkurikije ngiye ukuntu namubonye ubu ngo bashatse n'iyi karitsiye yose yatugura urumva ikindi se hasi kuri kuvuga ngo uri kugira ngo ndi kukubeshye yaje mo kunsetsa ko mama nyota koko kubizi ngewe hari amakuru naguha yo kubeshya arega hari icyo ndicyo mwibereshi urumva niyo mpamvu ugomba kujya wumva ibyo nkubwiye kuko ngiye sinjya mbese Vingunya noneho ari kujya agenda sigaye agenda nk'igipatro ahubwo namurebye ngira ngo ni papa Vingunya wa kera ni ukuri da ahubwo siko mbona uri kundeba gusa nta kintu uri kwibwira uyu munsi ntabwo natetse mama nawe ntubimbwire kabisa nawe urabizi ntubimbwire pe uyu munsi ntabwo natetse hasi mama ni ukuri do ikiyoka cyahagaze mu nda n'amakuru yose nguhaye koko urumva wamburira no kunkorera mu safuriya mva mbere yo kujya gukora akazi ujye ubanze niba hari umushahara uhari uyu munsi nta biryo mfite mama nyota rwose gira impuhwe dore umuhungu wanyu inzara mwinshi mva mbabarira unagende genda nta biryo mfite genda mama nyo koko umuhungu wanyu mama nyo nawe kabisa ibyo bintu byawe rero by'umuntu kukuzanira amakuru ukamukurira mwaho none niba nta biryo mfite uragira ngo mbigenze hasi nimugoroba nta n'ibyo mwasigaje ntabyo mama nyota ntabwo wambwira gutya basigira guki nkubite n'akasha nanjye kurya kandazi ariko simvire mvuge ngo akazi nkoze nanjye mbonye igihembo akahe kazi ni amazi unzaniye ni inkuvu yo gutashya ni icyo ukoze kandi buri umuntu agiye abima amakuru wasanga muri kuvuga ngo kavinga umwana mubi ngo umuntu ngo tunga ibintu ngo bijya bitugwaho ngo nutubwire ayo makuru yawe yajyane ujye kuyatanga ahandi njyewe nta nayo nari nkeneye koko si mama nyori seri ngaho genda basi urakoze basi nakunda ariko nawe ujye umenya ko ibyo bintu ukoze atari byiza ubutaha nzakurebera gukora ku munwa none oya ubutaha sawa ariko mama nyo uri umuntu wanjye ariko nyine buriya rero ngo akoze igikorwa buriya ngo ampaye amakuru ntazi ko Vingunya itike yamujyanye ari njye wayimuhaye ntazi ko twavuganaga buri gihe ariko abantu bamwiberesha mwabaye iberesha imvukamo inkuru zaho ntimuzizi harimo izisetse zitera umujinya n'agahinda gusa mandi zacu nk'abahakoma kazirarenze ukeneye kumenya neza stories iwabo w'abakongwe icara hasi utuze utega amatwi maze wumve ndakubaza nti
ukeneye kumenya neza stories iwabo w'abakongo cara hasi utuze utega amatwi maze wumve nani nini nani nani mini nani hina hanani mini yagi newe hini ngari mpira hanami nigi jinji jago nigi nigi pini daga dikme daga dimi nini nimi daga nina hanami nini nini nani kiri rabi nina hanani nemi jemi nemi jiri rabi hino hanani jiri nani nini nimi